Bahinzi namwe borozi mwifuza gukora umurimo bya kinyamwuga, Agri Tv Rwanda yiteguye kuzajya ibagezaho ibiganiro binyuranye kubiyemo amakuru azabafasha kugera ku ndoto zanyu, ibiganiro n'amakuru biteguranye ubuhanga ku buhinzi n'ubworozi bikozwe kinyamwuga, inama ku mpuguke zitandukanye ku ikoranabuhanga ku buhinzi n'ubworozi, guhuza abahinzi, aborozi, abakora n'abasakaza inyongeramusaruro ku buhinzi n'ubworozi, abongerera agaciro umusaruro ndetse n'abacuruza mu Rwanda no mu mahanga. Imirire myiza ishingiye ku buhinzi n'ubworozi by'umwimerere binabungabunga ibidukikije, ibiganiro mpaka mu gutuma ubuhinzi butera imbere kandi bukaba koko inkingi y'iterambere. Turabasaba kutihererana ubu butumwa, ni mu busangiza abandi, mukoreshe na subscribe kugira ngo muzajye mubona buri biganiro uko bigeze ku rubuga, munakore like maze tuvuge ubuhinzi, tubukunde kandi tubukundisha abakiri bato nk'icyerekezo cy'igihugu cyacu.